nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe, muri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu ngiye kubaha ikaze. Kristo Yezu akuzwe. Mu kiganiro cy'ubushize ku nzozi za Yohane Bosco Mutagatifu cyangwa se Don Bosco Mutagatifu, twabonye uburyo Imana yakoresheje inzozi ishaka kwigisha abana yareraga, ariko abwira na kiliziya yose muri rusange ko ubwato turimo, ubwato bwitwa kiliziya buyobowe na Papa, muri imihengeri y'inyanja twogamo, umugani w'abubu, icyadushyigikira mu kwemera kwacu ntuketse ko wowe uri kiliziya, muri kiliziya nini ya Kristo, nawe niwe ubaye ubeshejwe n'amasakaramentu. Niba uri umukristo nyawe, nawe uri kiliziya. Rero ikintu cyagushyigikira nta kindi ni ukubaho mu bushake bw'Imana, utuzwe n'amasakaramentu, cyane cyane Ukaristiya, ugashyigikirwa na Bikira Mariya, mubyeyi w'Imana n'uwacu, akadutabara muri izi ntambara turwana n'amashitani, kuko mu by'ukuri abanzi bacu turwana ni benshi. Ni shitani ubwayo, ni umubiri wacu ikoresha, imanipira, ukadushuka. Rero n'isi n'ibyayo bidushuka, bidukurura. Ibyo byose biturwanya, Bikira Mariya azi kubikandagira, kuko we nawe yabaye muri iyi si ari umuntu wuzuye. Nta bumana rwose yifitemo, ni umuntu wuzuye, ariko ni nyina w'Imana. Ni umuntu uruta abandi bantu bose. Ni umuntu waremewe ikintu kimwe cyonyine, kubyara Imana. Niyo yari misiyo ye. Buri wese afite misiyo ituma Imana imurema. Bo misiyo ye kwari ukubyara umwana w'Imana, kandi misiyo yayirangije neza, amuba hafi kugeza mu bucunguzi munsi y'umusaraba, ndetse no mu ivuka rya kiliziya yari ahari kuri Pentecoste. Rero Bikira Mariya ni umutabazi w'abakristu, aratuvuganira, kuko we niba Sekibi ari oya sinzagukorera, oya sinzamupfukamira, Bikira Mariya we ni yego, na antidote ni yego. Ubwo rero niyo mutabazi wacu muri izi ntambara turwana n'amashitani n'ibyikoresha bidushuka. Tukagira Ukaristiya tugomba guhabwa neza, tukagira n'umusaraba w'ubuzima bwacu tugomba kwakira, tuba mu nshingano zacu za buri munsi, twitagatifurizamo, tutinubira ibitugerageza, ahubwo tubyitagatifurizamo, tubyakira nko gushaka kw'Imana kandi tubitura. Nagira ngo tuganire ku nzozi za kabiri kuri isakaramentu rya penitensiya. Uriya mupadiri ashaka kuganiriza abana be, hanyuma binyura n'undi mu nzozi ashaka kubigisha uburyo dukwiye guhabwa penitensiya, kuko niba dushaka guhabwa Ukaristiya ntabwo tuzayihabwa tudahabwa penitensiya. Niba dushaka kwitagatifuza ntabwo tuzajya mbere tutemera ko turi abanyantege nke, utabarwe n'impuhwe z'Imana. Numva ari ikindi kiganiro twese kubiganiraho, cyane cyane tuvuga kuri Mutagatifu Padre Pio, ariko ndetse n'abandi batagatifu tuzagenda tuganiraho badushishikariza impuhwe z'Imana zinyura muri penitensiya. Reka mbibwirire ibijangwe bibiri yarose. Byatangira biba kubirangira nyine bibaye ibijangwe byinshi cyane bitagira ingano. Aratangira avuga ati, narose ndimo ngenda mva mu cyumba cyanjye njya mu kiliziya. Ako kanya mbona umurongo w'abahungu banjye bitonze nk'abasenga, ariko babikora bucece. Nyuma mbona ko mu by'ukuri barimo kwitegura guhabwa penitensiya. Bo icyo kivunge cy'abantu bashaka penitensiya, mu by'ukuri amaze kugira abana benshi barenga 600, ati mpita ntekereza ko ndimo kurota. Nabonaga ko iyo penitensiya idashoboka, batize n'inzozi pe. None kugira ngo amenye yuko atarimo kurota, ngo ati nkoma amashyi. Numvise avuze ndavuga ngo bure ntabwo ndimo kurota. Hanyuma kugira ngo ariko ngo yizere neza ko atari inzozi, ati ndambura amaboko yombi kugira ngo numve yuko akora ku nkuta adakora ku nkuta z'uburiri.
ku nkuta nakoze icyumba ku iherezo ry'uburiri. Nuko ngo arambura amaboko yombi yumva akoze ku nkuta za confessional, yumva kuko yari mu nzozi akoze ku nkuta, yumva ko ari inzozi nako yumva ko atari inzozi kubera ko yakoze ku nkuta za confessional. Aravuga ati noneho menye ko atari inzozi, ntabwo ndimo ndota, ndibwira ko noneho nshobora gutangira gutanga penitensiya. Urumva intambara yarwanaga no kugira ngo atandukanye ubuzima bwe nyabwo bw'ubuzima busanzwe n'ubuzima navuga bw'inzozi. Yararotaga cyane, atangira rero gutanga penitensiya. Twibukiranye ko nyine ibyo yavugaga arimo verifiya niba atari inzozi cyangwa ari inzozi. Mu by'ukuri zari inzozi, ariko kugira ngo ko yaje ase gushidikanya akajya nyine agenzura, birangira umutima umwemeje yuko atarimo kurota, ko mu by'ukuri arimo arota. Sinzi nawe wari warota ukavuga ariko sindimo kurotara, uti oya wenda ndumva ntari kurota, cyangwa se uti ndabivumbiye ndi kurota, bitewe wenda nuko wikubise hasi ugasanga ni ku buriri n'ibindi. Nawe rero byamubagaho Don Bosco mutagatifu. Ati nuko nitegura gutega amatwi ukwicuza kw'abo bahungu banjye. Nakomeje kubona abayikeneye ari benshi, ndahaguruka ngo ndebe ko nabona uwamfasha, ndamubura. Nkatangira muri sakristiya, ariko ndimo njyayo mbona ku murongo abategereje penitensiya bahambiriye umugozi mu ijosi. Mbwira abari inyuma ngo babahambure, baragerageza biranga. Umwe mu bageragezaga guhambura aravuga ngo hari ikintu gifashe uyu mugozi, niyo mpamvu kubahambura bitarimo kwemera, ngwino urebe. Nuko negera neza babana, mbona inyuma ya buri mwana hari amahembe abiri arimo ahinguka inyuma yabo. Ndushaho kwegera, mbona ni ibijango bifite amahembe bisa nabi cyane kandi bireba n'agasuzuguro. Nkomeza kwizera ko ari inzozi. Nese ntuma umwe mu bana kujya muri sakristiya kubwira Padiri Merlone ngo afashe, ngo aduhe amazi y'umugisha. Ariko ndanabyegera ndabaza kimwe muri ibyo nti urinde? Nuko cya gisimba giteye ubwoba gifungwa urwasaya kirahuma cyiteguye gusimbuka. Ntikudasubiza, urinde? Urakora iki hano? Ntabwo nteye ubwoba, mfite amazi y'umugisha, nateguye kukwinikamo nudasubiza. Nuko gitangira kwitunatuna gishaka kunsimbukira, sinagikuraho amaso, ahubwo mbona kinafite umugozi urimo amapfundo menshi ku majanja yacyo. Ndongera nti urakora iki hano? Ngishakisha amazi y'umugisha maze gitangira gufata position yo guhunga. Ndagitegeka nti ngaho gumaho. Nuko rero kirandeba, kinyereka ya mapfundo kiti ngaho reba. Ndakibaza nti se ibyo se ni biki? Bimaze iki? Kiti ntabwo byumva, aya mapfundo nyakoresha mbuza abahungu bawe guhabwa penitensiya ku buryo bukwiye. Nyakoresha njyana 9/10 by'abantu mu muriro. Ngaho rero noneho mu izina rya Yesu Kristo ndagutegetse ngaho komeza uvuge. Kirongera kiritunatuna ku buryo buteye ubwoba, kirasubiza kiti ipfundo rya mbere ndikoresha ntuma abahungu bawe bahisha ibyaha byabo. Ati naho si rya kabiri, ati ndikoresha mbabwiriza kuza kwicuza batabajwe n'ibyaha byabo. Ati naho rya gatatu ibyo byo ntago mbivuga, ibyo navuze ni byinshi n'imennyi inda. Ese ntubona ko aya mazi y'umugisha nkiyafite? Uwo ni Don Bosco uri kugisubiza. Ndajinya kwinikemo. Kirongera kisohora umuriro mu kanwa, amaraso asohoka mu maso hacyo. Kiravuga ngo gituma basohoka muri penitensiya badafashe umwanzuro ufatika wo kureka ibyaha bicujije, ntibanashyire mu bikorwa amabwiriza bahawe na padiri wahaye absolution. Don Bosco aratangara ati yewe ga gikoko, nifuza kukibaza ibindi bibazo bituma amenya icyo nakora kugira ngo mburize imigambi yacyo, ariko bya bijango bindi byari byagumye hamwe bihita biza byiruka bisimbukira cya kindi cyamennye ayo mabanga. Bitamenya ko nta kindi nabikoraho, nabikuraho. Nuko mfata icyuhagiro ntera cya gikoko cyavuze amazi y'umugisha, gitegeka ngo genda. Nuko gihita kizimira. Nongera gutera amazi y'umugisha impande zose aho bya bikoko byari biri, bita byose bizimira. Ako kanya numva urusaku rwinshi rurankangura, bitamenya ko nari ndi ku buriri. Mwumvise izi nzozi, imitego 3 Sekibi idutega kugira ngo duhore dusubira mu byaha dukora, tuhabwe penitensiya na gutesa kirirego, confession sacrilege. Mwari muzi ko kujya muri penitensiya wikinira ari ugutesha agaciro iryo sakramento. Ndibuka nkivuga ibi ngibi
bamwe mu bantu bajyaga bakunda gutesha agaciro ayo masakaramentu na ba bantu bo mu masekite y'amadini yanyamurwanya Kristo, harimo n'abaframaso mu bihugu byateye imbere rero bakunze kuba bariyo. Hari uwigeze kujya kureba Padre Pio ngo ajye guhabwa penitensire, mu by'ukuri agiye kuyisuzuguza no kuyandagaza, hanyuma amugeze imbere agiye kunabona mu by'ukuri ntabwo ari Padre Pio ari imbere, ahubwo ni Yezu utamirije ikamba ry'amahwa, byose bimurenga atangira gutitira yicuza ibyaha bye. Rero penitensire kugira ngo igire umusaruro, ubundi gatikisimu ya Kiliziya itwigisha yuko inyura mu byiciro 4. Harimo kubanza kwisuzuma, kubera ko ushaka kwiyuhagira ukaba umusukure, urabanza ukisuzuma ukoresheje amategeko y'Imana, aya Kiliziya, imigenzo myiza, mbonezamana, mbonezabupfura, ukubayeho ukisuzuma, hanyuma ibyo wirega, ibyo wumva bigutandukanya n'Imana bikakubabaza koko, ukagira igihe cyo kubabazwa n'ibyaha wakoze. Ngira ngo niyo mpamvu iyo padiri agiye kuduha penitensire abanza kutubwira ngo uvuge isengesho ryo kwicuza ibyaha, yagiye kuduha absolution, kandi akanatubwira ati nyagasani agufashe wibuka ibyaha byose wakoze. Rero iyo umaze kwisuzuma ukicuza ukabazwa n'ibyaha wakoze mu mutima wawe, noneho urirega, nibwo ujya gushaka padiri. Uvuga ngo mu by'ukuri kwisuzuma no kwirega ibyaha ukabyihamya umutima wawe bibera iwawe, cyangwa se mu kizenga wandi wakoreye umwitozo. Ariko intambwe ya 3 usanga wa wundi nyagasani yabwiye ngo abo muzakiza ibyaha bazaba babikijijwe, abo mutazabikiza bazabigumana. Ubwo rero uragenda ugapfukama imbere ye, hanyuma ukavuga bya byaha wakoze. Wamara kubyirega, noneho akakubwira n'ikiru, akakubwira ko mubasha hawe na Kiliziya gukijije ibyaha, ntabwo ari mu izina rye, ni mu izina rya Yezu Kristo abikora. Hanyuma ugataha ufashe ingamba n'umwanzuro wo kwitandukanya burundu na bya bindi babaza Imana na Kiliziya n'abavandimwe wakoze. Iyo bitabaye ibyo rero waruhiye ubusa, kandi uba wakoze kwicuza kudashyitse, ko wabaza Imana kandi kongera kwicumuraho kandi bwira ngo ugiye kwiyoza ibyaha byawe. Rero kuri iyo ngingo nagira ngo twibukiranye yuko umuriro w'iteka mu by'ukuri ubaho, kandi n'abantu bawuhitamo. Bumvira ibishuko bya Sekibi. Sekibi hora ari oya. Nawe ugitekereza, hari abakatolike benshi bavuga ngo reka sinajya imbere ya padiri, ngiye njya gupfukamira umuntu w'umunyabyaha nkanjye. Ese uri kwishaka kumucinira ibyaha? Yego kuko ni abanyabyaha, twese ku isi turi abanyabyaha, ariko wibuke yuko yatorewe uwo murimo. Hanyuma ukibuka amagambo Yezu yavuze, ati muzakiza ibyaha bazabikijijwe, mutazabikiza bazabigumana. Hanyuma wibuke uwavuze bwa mbere ngo oya sinzamupfukamira, oya sinzamukorera, oya sinzagukorera, avuga umwana w'Imana wagombaga kwigira umuntu. Uwo ni ndabivuze bwa mbere. Ntabwo sibuka ko ari Rusufero wavuze ngo oya sinzamukorera, oya sinzagukorera, oya sinzicisha bugufi mupfukamire muntu. Rero nawe iyo uvuze ayo magambo wibuke yuko urimo uba nyira mu bandi w'iyo oya ya Sekibi, kuko igihe avuze oya ntabwo ari Rusufero umunyarumuri, ahubwo yabaye ikinyamwijima, Sekibi, Sekinyoma, umushukanyi. Rero amaherezo ya muntu waravuga ngo oya sinzapfukama imbere y'uwakanyijije ibyaha mu izina nyamara ry'Imana, uwo muntu ahora na bya byaha bye. Ikindi wenda twakwibaza, se amaherezo ya muntu ni ayahe? Ibyo tubona hano ku isi twivugutamo, tubamo ibyiza, ibibi, ibidushimisha, ibitubabaza, ibitujyana imbere tukagera kure mu kwemera, ibiducisha bugufi tukongera tugasubiramo tugatangira, uburwayi, ibindi n'ibindi. Biriya bintu byose twirirwamo tubamo, inshingano zacu dutunganya cyangwa tuzitunganye, n'ibindi n'ibindi. Ese twemera yuko umunsi umwe tuzagira iherezo tukava muri uyu mubiri, roho zacu zikajya imbere y'ubutabera bw'Imana zigacirwa urubanza? Umuvandimwe nagira ngo utumire ngo ntukajye wibuka yuko uzapfa gusa ariko waherekeje. Njye abenshi tugiye tuganira bakambwira bati njyewe akenshi nibuka ngo uzapfa iyo nagiye gushyingura. Ariko iyo uciye bugufi akenshi usenga ujye unibuka ngo nyamara ubuzima turimo buzagira iherezo. Ibyo ndimo hano ku isi ni nka stage,
ndimo ndabikora ariko nzatanga raporo. Ese iyo raporo uzatanga izaba irimo guca bugufi cyangwa izaba irimo kwikuza nk'aho wundi wikuje avuga ati nzagukora ndi oya. Iyo oya rero duhora tubwira Imana mu byaha dukora, ndetse no oya ku ngabire zayo birayibabaza, kandi ntabwo yifuza ko hari umwe wacibwa, yifuza ko twese twarokoka. Niyo mpamvu umwana w'Imana yigize umuntu akaza akabana natwe akanadupfira. Rero iki kiganiro navuga ngo kigenewe mu by'ukuri abo dusangiye kwemera muri Kiliziya Gatolika, n'undi wakumva hari aho bimukoze kikumva yatera agatambwe kayigana, ntabe wenyine. Aho mutuye hari Kiliziya, hari uwo wabaza akakwegereza impuhwe z'Imana, ukinjira nawe muri umuryango mugari w'abana b'Imana. Kandi niba uri no mu rindi torero rya gikristo ukaba ushakashaka Imana n'umutima utaryarya, ukabumva ibiganiro aho bigukora, komeza ubyumva, hari wenda igihe kizagera ubone icyo wakora gituma Imana mumwana kurushaho. Nicyo nkwifuriza buri wese nyumva, nuko twamwana n'Imana. Nicyo yaturemeye ibintu bihambaye, kuba umwe n'Imana. Twaremeye ikintu kimwe gusa, twaremewe Imana, twaremewe kubana nayo kuva ubu nonaha kugeza mu buzima bw'iteka. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.